Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 5 mpereye ku murongo wa 21 ngeze ku murongo wa 24. Haravuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Ariko njyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko. Uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igihinomu. Nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Uyu munsi turaza kwiga kuri 20 nari nsomye nsorejeho wa 23 ndetse na 24 kuko 21 ndetse na 22 twarayize ubushize. Turaza kuba turimo kwiga kuri 20 ivuga ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhereko ugaruke uture ituro ryawe. Iyi mirongo turaza kuba turi kwiga ntago ari imirongo iri independent cyangwa ari igitekerezo gishya kigiye kuza, kuko nk'uko no murongo wundi wa 23 utangira ngo nuko mu yandi magambo ni ijambo rigaragaza continuation ibyo birimo kuvugwa hejuru, ko n'ubundi bigiye kuvugwa hasi bidafite nyine bifite bihuye biri hejuru. Ibiri hejuru twabonye twaje tubona Imana, twatangiye twiga mbere na mbere tubona Kristo wari we ndetse Kristo n'amategeko aho bahuriye, tubona ko Kristo ataje gukuraho amategeko ahubwo yaje gukomeza amategeko n'ibyahanuwe. Twakomeje kubona uburyo Kristo ashimangira amategeko avuga yuko uko yaraje kuyakomeza nyine binagaragara muri iki cyuko nyine nta nyuguti n'imwe iri mu mategeko y'Imana nyine mu by'ukuri izigera ivaho idasohoje nyine mu by'ukuri umugambi Imana yashyiriyeho mu byanditswe byera, ko isi n'ijuru byakurwaho aho kugira ngo iryo jambo ry'Imana rikora iki rikurwaho. Uko niko Kristo ashobora kugenda agaragaza koko amategeko y'Imana uko ameze ndetse n'uburyo amategeko y'Imana ari permanent. Kuko ngira ngo abenshi bibwiraga ko Kristo aho yaje gukora amategeko, ngira ngo twaje tubona instances nyinshi zigiye zitandukanye aho abayuda cyane cyane abafarisayo n'abanditsi bagaragazaga yuko Kristo ari umuntu urimo kurenga ku mategeko y'Imana ndetse ari umuntu wica amategeko ndetse atigisha ibihuye n'amategeko y'Imana. Ariko Kristo agenda bavuguruza. Noneho Kristo hasi aho twaje tubona uburyo yagiye noneho yereka abantu igipimo cy'amategeko y'ukuri, ariko atangira cyerekana mbere na mbere nka foundation cyangwa urufatiro rwabyo, abanza kuko iyo umuntu yavugaga amategeko yatekerezaga bigisha amategeko, kuko nibo bantu bigishaga amategeko ndetse bakagerageza kuyabaho kurusha abandi bantu bose. So bene magambo umuyuda wese wabagura aho ngaho iyo mubwiraga itegeko, ikintu cya mbere cyamuzagaho ni umwigisha amategeko, umufarisayo, umwanditsi. Kuko twagiye tubona uburyo trust abantu be barashize muri bo yari trust ikomeye ku rwego rw'uko bagenda bagavuga yuko nyine ngo mu ijuru nimba harimo imyanya ibiri, umwanya umuzaba w'umufarisayo, undi mwanya w'umwanditsi. Mu yandi magambo mwumva uburyo bano bantu bafatwaga ku byerekeye amategeko y'Imana. Ariko Kristo kugira ngo mbe nambere abanze abamare mu rujijo akora shocking message cyangwa statement iteye ubwoba. Mu yandi magambo numva kuri abo bantu barimo kumva ayo magambo ababwira yuko umuntu atagira ugukiranuka kurenza uko abanditsi n'uko abafarisayo atazigera yinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mu yandi magambo arimo kubabwira ati ba bantu mubona ko ari beza, mw'abantu mubona ko bakiranuka, aba ngaba ntabwo bazigera bajya mu ijuru. Kandi nawe nugira ugukiranuka kutarenza ukwabo ntushobora kujya hehe, ntushobora kujya mu ijuru. Twaje tureba imibereho y'abafarisayo ko yari imeze, kumvira amategeko y'abafarisayo ko ari guteye, kuko ari ukumvira ko inyuma kugaragara inyuma. Ikindi ko bo batumviraga n'amategeko y'Imana, ahubwo bari bafite imigenzo yabo bagiye bishyiriraho, akaba ari bumvira birengagije amategeko y'Imana n'ibindi byinshi twagiye tubona. Rero Kristo noneho atangira bereka uko gukiranuka uko ariko, uko gukiranuka kurenza uko abanditsi n'uko abafarisayo. Mwibuke neza ko the main message cyangwa ubutumwa twabonye bukomeye cyane ku byerekeye gukiranuka kw'abafarisayo n'ibindi byose wabyibagirwa n'iki, nuko gukiranuka kwabo kwari ugukiranuka kwirengagiza mu mutima, kwari ugukiranuka as long as ufite principles, amahame runaka agaragara inyuma yubahirije, wasenze, wirije ubusa, watanze ituro, wakoze ibi n'ibi, ntiwasambanye, nafashe umugore ngo umujyane mu cyumba cyawe umusambanye, ibyo ngibyo birahagije. Kabone n'ubwo umutima wawe wawuzemo ingeso zose mbi,
aha rero Kristo arimo kugenda nabereka icyo amategeko ari cyo. Kristo ntago agiye kuvuga ibintu bishye, kuko nakomeje gusobanura no statement ivuga ngo mwumvise ko abakera babwiwe ngo. Ntago Kristo arimo kuvuga aya magambo, arimo contrastinga cyangwa arimo kwigeranya na Mose watanze aya mategeko. Nta nubwo arimo kwigeranya n'Imana, hoya, kuko ibyo ngibyo byaba barimo kuzana contradiction cyangwa byaba barimo kuvuguruza wa murongo wa 17 utareba ngo mwitekereza ko naje gukura amategeko n'ibyahanuwe. Rero ntago yavuga ibyo ngibyo ngo hasi atangire none arimo kubivuguruza, ntibishoboka. Aha twabonye ko ino nteruro Kristo ikintu cya mbere arimo gukora ahangaha ni ukunyuranya n'ibyo abayuda b'icyo gihe bigishaga abandi. Akomeje kubibigisha mbereka ikigeranyo nk'icyo tumenyereye twese mu gihe cya Reformation. Mu gihe cy'amavugurura tubona yuko mbere yaho hari abigisha b'icyo gihe ariyo Kiliziya Gatolika. Iyo Kiliziya Gatolika niyo yigishaga abantu, ndetse nayo mu yandi magambo nk'uko mubizi icyo gihe biba ari mu rurimi rw'Urulatini. Mu yandi magambo nta muntu wari ufite access ku ijambo ry'Imana. Ushobora kuba ufite igitabo ko udashobora kugisoma kuko udashobora kugisobanukirwa. Ururimi rw'abantu bakimbarwa. Rero abo nibo bigaga ijambo ry'Imana, baryiga bakabaza bakabigisha. Ibyo bababwiye akaba ari byo mufata. Haza kubaho igihe kirekire cyane abantu bafite inyigisho z'ibinyoma, bafite imitekerereze ku gakiza k'Imana itari yo n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Baba muri uwo mwijima kugeza aho Imana yongeye gushima guhishurira abantu kuri kw'ijambo ryayo. Bari basanzwe bafite, ntago kwahindutse, ukuri we bagufite. Ntago Rutera yazanye Bibiliya yiwe nshyashya. Yafashe Bibiliya basanzwe bafite, ahubwo ayishyira mu rurimi abantu bumva, abereka ukuri ko ariko. Nanga Kristo ari gukora ni nk'icyo. Kristo ntago ari kuzana amategeko mashyashya. Kristo ntago ari kuvuga ngo Mose yavuze ibinyenye kuvuga ibi ngibi. Kristo ajya gukoresha amategeko re basanzwe bafite, ahubwo noneho agenda abereka kuko umwimerere cyangwa ukuri kwa ayo mategeko bihabanye nuko abigisha b'icyo gihe bakoraga iki babigishaga. Ubushize rero twarebye ku itegeko ryo kwica ko mu mitwe ya benshi, ndetse no muri kino gihe nanone birahari. Abantu benshi bibwira yuko kwica ari ugufata umuntu ukamwica. Kumwica nyine itegeko ryo kwica, kwambura umuntu ubuzima. Umuntu ari muzima ukamwambura ubuzima, bakamujyana rusororo bakamushyingura. Minzu wakoresheje aha nizitaweho, wamukubise icyuma, wamukubise ibuye, wamurashe paka wamwishe. Uko niko abantu batekereza kwica. Ariko rero twakomeje kutureba yuko Imana yo kora kari yo mucamanza bari mu isi bose, ndetse n'umuvandimwe Jemuve yabyigishije ko kuri munsi azacira imanza bari mu isi bose. Kandi uwo mucamanza akaba ari umucamanza utandukanye n'abandi bose. Mu yandi magambo abari mu isi bari bigaragara inyuma. Uri mu isi, mu yandi magambo nyakunda gukoresha ikigeranyo cya COVID-19. Turi mu gihe cya COVID-19, umuntu yageraga kuri kaburimbo akatambara agapfukamunwa. Urumva umuntu yajya muri quartier akatamana agapfukamunwa cyangwa akagakuramo. So kubera yuko polisi ishobora kureba nyine ku mihanda iri public ahantu babari. Wenda byari gushoboka ko leta report ikavuga ngo mu Rwanda nta muntu kijya mu muhanda atambaye agapfukamunwa. Kubera ko bo ukureba kwabo kugarukira aho ngaho. Kandi mu by'ukuri ngiye mbizi nashidikanya yuko muri quartier nkaba nakoze iki ntaba nakambaye. Iyo niyo mirebere bari mu isi. Hanga rero hari Imana yo nta kishwa. Ibintu byose bitwikure nk'ibyambaye gusa imbere y'amaso yayo. Ni Imana ireba ibyo ukora uri ku rusengero, ni Imana ireba ibyo ukora uri mu ruhame rw'abantu 10 cyangwa abo ngabo urimo guterana aho ngabo muri kumwe. Ako ni Imana ireba uri mu cyumba wawe uri wenyine, uretse no mu cyumba. Ni Imana ireba mu bitekerezo by'imwe gukora mu bitekerezo byawe. So rero niho Imana no yakomeje kugenda yereka bano bantu, ibereka yuko icyaha kirenze gufata umuntu ukamwicisha icyuma akaba yabura ubuzima. Ahubwo ngo umuntu wese urakarira mwene se ngakwiriye guhanwa n'abacamanza. Kurakarira ahanga ntago ari igikorwa gifatika. It's not an act, physical act. Kurakarira n'ubundi ni ikintu kiri internal. Nukurakarira umuntu, nukugirira umuntu umujinya. Icyo ni ikintu umuntu adashobora kureba. Ushobora kuba wagisha biragaragara. Expressions z'umubiri zirabigaragaza ko kurakara ubwacyo ni ikintu kitagaragara, kitari physical act. Urumva? Ahanga Imana ikavuga ngo umuntu wese urakara nawe abasha itegeko ry'Imana. Uwo muntu nawe abakwiriye guhanwa n'abacamanza. Umuntu uzatuka mwene se tuwamupfu. Mani magambo agafata umuntu as a nobody akamucisha bugufi nyine agasa nka mwambuye umuntu. Uwo muntu nawe azabakoze icyaha cyiki cyo kwica. Umuntu uzita mwene se tuwagicucuye. You fool, you stupid. Dukunda kubivuga stupid, jambo stupid ni jambo risanzwe. Umuntu nyine ntabwo abari nshobora navuga stupid ku munsi. Ariko ugafata umuntu Imana yaremye, umuntu Imana yaremye mu ishusho yayo, kuko ugukomera k'umuntu ntabwo kuri mu byo atunze, ntabwo kuri mu mashuri yize, ntabwo kuri mu kintu cyari cyo cyose. Ugukomera k'umuntu kushingiye ku uwo muntu ari the image bearer. Uwo muntu afite ishusho y'Imana kuri we. Hano bikomera abavandimwe. Imana irimo gutanga uburyo abantu bakwiriye kubaho.
ntabwo birimo kugendera ku bintu runaka. As long as uwo muntu afite ishusho y'Imana, uwo muntu akwiye kubahirizwa icyo ngicyo. Rero nanga uko umuntu yaba ameze kose, aba ari umukene, umurusha ubwenge bw'isi, aba ari umuntu utarize, ntabwo ufite impamvu nimwe yo kumwita igicucu. Kumwita igicucu nta bitandukaniye nuko ngo ubukoze iki nuko umwishe. Ngo kubwizo mpamvu umeze atyo, ngo nta kindi kinakwiriye, ngo abakwiriye gushyirwa mu muriro wa Gehinomu. Rero nibaze inshozo zose twavuze stupid. Equally tubyinganisha nuko ujya muri Gehinomu. Aha ni Imana irimo kuvuga. Muvuga ngo rero mwatekerezaga yuko kwica ari gufata umuntu ukamwica, ariko njyewe ndababwira yuko umuntu urakarira mwene se, umuntu wita mwene se wamupfuwe, umuntu wita mwene se wagicucuwe, uwo muntu wundi aba yamaze gukora iki? Kurenga ku itegeko ry'Imana. Rero Kristo akomeza nagaragaza hasi avuga noneho ukuntu bikore after all, kuko aba bantu abwira ibintu n'abantu bitwa ko nimba navuga ngo n'abantu bari religious. Undi igiye mu Bayuda, Abayuda ni abantu ko baga bameze kose bibwira ko ari ubwoko bw'Imana. Ubu uri umunyazi, ubu uri umujura, ubu uri umuki, wabaga uri a religious person. Kuko buri Muyuda wese wavukaga yavukaga bamukiwe, yavukaga bamukorera imigenzo y'idini. Uko kuvuga ngo uyu muntu ni umwe mu bagize umuryango w'iki, w'umuryango w'Imana. So Umuyuda ukabaga ameze kose, ikintu cyamurangaga nyine yari umuntu religious. Habaga agatsiko karusha abandi bose, ariko nakomeje kubabwira ko kabanditse n'abafarisayo, ariko Umuyuda yavuga akagira hose nyine nk'abantu cyo twumva bakora mu interviews ngo navutse nkijijwe n'ibindi byose. Rero nabo nuko bari bakoze ikintu ko bari bameze. Rero Kristo noneho agiye kuza noneho yataka iyo daily practice yabo y'iki yo kuramya Imana, yo gusenga. Atavuga kino kintu rero ngo nuko noneho nujyana ituro ryawe ku gicaniro, urumva ukayibukira mwene so ko afite icyo mupfa, ngo usige ituro ryawe yarafite mu bitekerezo ko bano bantu ari abantu bari religious, ari abantu b'abanyedini n'ubundi bamenyereye imigenzo itandukanye yo gutamba ibitambo, yo gutamba amaturo n'ibindi. So ahanga rero agenda avuga yuko nonge nagiye kugira ikibazo cya nimba ari internet, nimba ari machine turamenya, ariko reka twiringire umwami ko noneho biragenda neza. So nari ndi kubabwira ngo tujye kwiga kuri mirongo noneho ibiri, ariyo Imana noneho igaragaza disposition y'umutima w'umuntu ukuntu ukwiriye kuba imeze mu gihe agiye kuramya Imana. Theme y'iki cyigisho nayise umutima utunganye mu gihe cyo kuramya Imana. So ahangahe tukabona yuko ngo umuntu wese najyana ituro rye ku gicaniro akayibukira mwene se ko afite icyo bapfa, ngo umuntu asiga ituro ryiwe mbere y'icyo gicaniro, ngo abanze agende yikiranure na mwene se, hanyuma ahere ko agaruke atanga ituro ryiwe. So ahangahe rero umwami wacu atanga ikigereranyo cyangwa atanga urugero rw'umuntu uzanye ituro mu rusengero. Ahangaha ituro rivugwa ahangaha ntabwo ari ituro ryo guhongerera ibyaha cyangwa icyo nakita the trespass offering, ahubwo iri ngiri ryari ituro umuntu yatangaga ku bushake bwiwe, akenshi ryabaga ari ituro ryo gushima Imana. Wenda umuntu yambaza ati wenda ibyo bikuye hehe, ibyo bitandukanyije ko kino atari igitambo cyo gutambira ibyaha n'ibindi byose. Iyo dusomye mu Baheburayo igice cya 5 umurongo wa mbere, urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 5 umurongo wa mbere, haravuga ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranyijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu, kugira ngo ature amaturo atambe n'ibitambo by'ibyaha. Uyu mirongo usomye ubona yuko uyu mutambyi yakoraga umurimo w'uburyo bubiri. Icyambere ni ugutura amaturo, ikindi ni ugutamba ibitambo by'ibyaha. So ahangaha rero turimo kubona Kristo ntabwo ari kuvuga ibitambo by'ibyaha, ahubwo arimo kuvuga umuntu uje gutanga ituro ryiwe. So mu yandi magambo, aya amaturo yakundaga gutangwa kenshi mu busanzwe ntabwo yagomberaga amaboneko y'amezi, ntabwo yagomberaga umwaka ugiye kurangira, ntabwo yabaga afite specific time, ahubwo igihe cyose umuntu wese yazakuramya Imana yazanaga ituro ryiwe. Rero uretse n'ibyo ngibyo, aya maturo yakundaga gutangwa mu Bayuda, uretse no gutangwa, ibyanditswe bikomeza kutwereka uburyo abatambyi bakundaga guhamagarira abantu gutanga aya maturo. Aya maturo asanzwe nyine yo gushima Imana, atari amaturo yo gutamba ibitambo by'ibyaha byabo. Ubu ngubu iyo dusomye nko muri Matayo, nako mu butumwa bwiza nko bwanditswe na Luka igice cya 7 umurongo wa 10, tubona uburyo nyine abafarisayo b'icyo gihe bakundaga kwemphasizinga cyangwa gushyira imbaraga nyinshi cyane ku byerekeye amaturo abantu batangaga. Iyo dusomye muri Mariko 7 umurongo wa 10, haravuga ngo kuko Mose yavuze ati wubahe so na nyoko, kandi ati uzatuka se cyangwa nyina bamwice,
nyamara mwebweho muravuga muti umuntu nabwira se cyangwa nyina ati icyo najyaga kugufashisha ni korubani, risobanurwa ngo ituro ry'Imana, muba mutamukundiye kugifashisha se cyangwa nyina. Nyine ahangaho uyu murongo ukomeza utwereka uburyo abafarisayo ndetse n'abandi banyedini b'icyo gihe bashyiraga emphasis cyangwa bashyiraga imbaraga cyane ku byerekeye ituro, ku buryo nyine ngo nawe ufite amafaranga yo gufashisha so cyangwa nyoko ngo ukaba wayizaniye Imana ngo ngo byitwaga ngo korubani, ngo ryari ituro ngo ry'Imana, ngo ukabizana mu rusengero, ngo yeho ntacyo byabaga bitwaye, ntabwo witirwaga umuntu ufite itegeko ryo gukunda se cyangwa nyina no kumwubaha, as long as wazanye iryo turo. Rero ibi byose bikomeza bitwereka ko emphasis yari iri kuri ino turo. Mu yandi magambo, ibi byose nirushaho kutwereka uburyo kino kintu cyari a daily practice religious. Urumva kuko ibyo ntabwo byagomberaga iminsi, nko ku rusengero nyine umuntu nyine twakuntu navuga ati ntabwo najya ku rusengero ntajyanye ituro. So in their mind byari bimeze bityo, ndetse n'uwo nguwo wabaga uri reluctant kurizana bamubwiraga yuko nimba afite n'icyo gufashisha umubyeyi we ashobora kuba yakireka agakora iki akakizana, ariko nta buri turo aze mu rusengero akoze iki cyangwa mu ngoro afite ituro. Rero ahangaha rero Kristo abikoresha agaragaza noneho iyo daily practice abantu barimo gukora icyo barimo gukora mu rusengero, barimo gukora iki, barimo gukora igikorwa cyo nakita religious worship. Twebwe turimo kuvuga ku worshiping Imana tuvuga ibintu bitandukanye byinshi, tuvuga kuririmba hymns, tukavuga gusoma ibyanditswe, tukavuga gusobanura ibyo twizera, ariko irimo kureba amateraniro kiriya gihe kwari gusoma ibyanditswe ndetse abakora n'umurimo w'iki wo gutura. Yani magambo nyine this was the way cyangwa ubugaro byo gukora iki bwo worshiping Imana cyangwa bwo kuramya Imana. Hanyuma rero Kristo akomeza avuga ngo igihe umuntu arimo gukora icyo kintu kiri routine cyo kuramya Imana cyangwa ubwo buryo bwo kuramya Imana, ngo uwo muntu ngo nahagarara ku gicaniro hamwe n'umutambyi agitegereje gutanga ituro ryiwe, that time of moment, ako kanya icyo ngicyo ngo ni igihe cyo kwisuzuma. Icyo ni igihe cyo kwibaza ikibazo, apana kwibaza ngo mbese hari umuntu wankushereje, mbese hari umuntu wangiriye nabi, ahubwo ikibazo cyari cyo kwibaza mbese haba hari uwo nacumuyeho, haba hari uwo nakoreye nabi, haba mu bikorwa, haba mu magambo, haba mu byo navuze. Icyanditse kivuga ngo ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa. Mwene magambo ni mwene so, it's not you, it's not all about me. Anga cyo kintu mucyumve neza, ino interpretation iragukomeye cyane. Ntabwo iri mu rusengero ugiye kwibuka abagucumuyeho ngono utangire ubatekereze nabi, kuko ibyanditswe byo dutegeka yuko umuntu akigucumuraho ukwiriye kumubabara ko Kristo nawe kubabariye. Ntabwo ari icyo gutekereza ku bagucumuyeho, abo ngo ni igihe cyo gutekereza kuri abo bantu bakoze iki weho wacumuyeho, ngo ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, mwene so ko afite icyo mupfa. Rero ngo uretse gukora iki, uretse gutanga ituro ryawe. Ibi bavandimwe bishingiye cyane ku mirongo twe tumaze igihe twiga cyangwa iyo mirongo ibanza. Impamvu bishingiye kuri iyo mirongo nuko abantu benshi bibwiraga yuko kurakarira mwene so, nkuko nakomeje kubibabwira ndetse n'imyigishirize yabo nuko yariteye, benshi bibwiraga ko kurakarira mwene so, kumwita amazina n'ibitutsi bitandukanye, kumwita umupfu, kumwita igicucu, iyo byari ibyaha byoroheje, cyangwa bamwe babaraga ko atari n'ibyaha, as long as atari ikintu kiri shown off kigaragara inyuma, atari physical act yo kwica umuntu ukamukuraho ubuzima, ahubwo ko icyaha ari gufata umuntu ukamwambura ubuzima. Bityo rero bakumva ko iki kintu ari ikintu cyoroheje, atari n'ikintu umuntu akwiriye kuba bazana, adakwiriye no kugitekereza atole mu gihe cyo kuramya Imana, cyangwa se anagitekerezaho akaza kumva yuko iryo tura agiye gutanga riraza gukora ikiraza guhongerera cyangwa riraza gutuma Imana ikora iki, yirengagiza bya bikorwa byiwe yakoze bibi bitandukanye. So ahangaha Imana irakiramo kwemphasize kuri rya tegeko, kuko nakomeje kwereka yuko ryaje mu nuko nimo garagaza continuation y'igitekerezo cy'Imana. Ahangaha ikintu Kristo yamugaragaza yuko ibi bintu mwita ko byoroheje, gukurakarira mwene so, ugukwita mwene so stupid, wagicucu wa mupfubi, ni ikintu gikomeye ku buryo bw'uko ntabwo cyahongererwa n'ituro ryawe. Ni ikintu gikomeye ku buryo ntabwo ari ikintu ukwiriye kwirengagiza ugiye guterana, ahubwo wanareka no kuremya Imana, wareka no gusenga ugakora iki, ukajya kwikirana na mwene so. Rero ibyo hanga Kristo arimo kuvuga. Kristo atubwira ko ibi bitari byo guhongererwa amaturo, uko ayo maturo yabahenze kose, uko yaba ari menshi cyane, ahubwo umuntu akwiriye kwihana ndetse akwirwa n'uwo yakoze iki, yakoshereje. Vanimwe iki ni ikintu gikomeye cyane. Impamvu ndi kubibabwira ni practice ziba mu idini. Practice ziba mu idini zimeze zityo. Umuntu ufite ibyo atura byinshi cyangwa ufite ibyo atanga byinshi, ni wa muntu nyine ibyaha bye
bikoze iki bigoye ko bana bibona. Wa muntu ubundi igihe cyose azafite seat imbere, azafite urwicaro imbere. Wa muntu uko yaba ameze kose, yaba yasambanye, yaba yatukanye, yaba yakoze iki, as long as afite ituro runaka atanze, uwo muntu nyine akwiriye guhabwa icyo cyubahiro, agakomeza akakirwa mu itorero. Ariko aha ngaha Kristo arimo kubacalenjinga ababwira yuko si ngombwa no kwica, ahubwo umuntu utuka mwene se ati wamupfuye, akamubwira ngo wagicucu, akamurakarira, ngo uwo muntu n'ituro ryiwe ntabwo bikoze iki, ntabwo ryemeye imbere y'amaso y'Imana. Kuko Imana yo yishimira umutima wihana kurusha ibitambo cyangwa ubundi buryo bwose bugaragara inyuma bwo kuramya Imana. So ahangaha Imana irimo gukora iki rero? Imana irimo gukomeza igaragaza n'ubundi the disposition of the heart. Imana n'amagingo yangaya irakirimo kwemphasizinga kuri wa mutima w'umuntu ugiye kugira ikintu cyose akora iki, akora umutima kurusha ibigaragara inyuma. Nuje no kuramya Imana, nimba utasambanye mutakoze iki, doesn't matter. Ariko nimba mu mutima wawe uzi ko ari cyo mwene so mupfu, nimba mu mutima wawe bizi yuko ari watutsi wagipfuwe, watutsi wagicucuwe, hari warakariye, ngo ukwiriye kureka ituro ryawe ukajya gukora icyo, ukajya kwiyunga n'uwo muntu. Rero ubwo mvuga bene bintu, ahari umuntu yakumva ko ari ibintu byoroheje, nyine mu yandi magambo kujya gutanga ituro ukarireka ukagenda. Ariko ikintu cyari ikintu kiri scandalous. Nyine ibaze nawe umaze gutegura ituro ryawe, anga ntago ituro bari kuvuga nagari rya turo wenda uzana amafaranga cyangwa ukazana iki, wasanga ari ituro ry'amatungo runaka. Ibaze wafashe uwo mwanya, wafashe itungo ryawe wariteguye, ugeze in illustration imugaragaza yuko ngo uwo muntu aba yageze ku gicaniro ari kumwe n'umutambyi, ntagacicaye aho ngaho. Mwumva uko biremereye nyine, wamaze gufata ituro ryawe, wamaze kuzamuka ku gicaniro aho ibitambo byoserezwa, uri kumwe n'umutambyi, ngaho hantu hameze hatyo, ngo ukwiye kwita ubisiga aho ngaho ukagenda. Rero ahangaha niko Imana irimo kurushaho kugenda igaragaza nyine uburemere bw'ibi bintu, irimo kurushaho kugaragaza uburemere bwa cya cyanditswe cyo tubona yuko ngo Imana itishimira ibitambo, abo nyine ngo Imana wishimira nyine umutima wihana. Impamvu Kristo yakomezaga bivuga nuko nyine aba bafarisayo, kuko nakomeje kugera bibabwira, bari abantu bitaye ku migenzo y'inyuma, imigenzo yo kuramya Imana, ntabwo rero biteye cyane ku byerekeye umutima w'umuntu. Mu yandi magambo, umufarisayo w'ikirato kibe nuko yatanze icya 10, nuko yasenze, nuko yakoze ibi n'ibi. Ibindi byo ntuzokora ikintu zo kubimubaza. Rero uyu muntu yumviraga imigenzo y'idini y'inyuma ku mufarisayo, uko yaba arakarira mwene se, uko yaba afite umunabi mwinshi, uko yaba afite umujinya mwinshi, uko yaba afite urwango rwihisha mu mutima utabasha kugaragara, wumvaga ari nta kibazo. Gusa n'Imana bavandimwe irimo gukora iki? Irimo kwigisha ibitandukanye n'ibyo ngibyo. Imana irimo kwerekana yuko igifite umumaro imbere y'amaso y'Imana ari umutima utunganye kurusha amaturo ndetse n'ibitambo byose byose wakora iki, wazana. Nyine ntabwo Imana iyo irari inshinga no kuvuga ngo runaka agiye kunzanira ibimasa bingahe, agiye kuzana ibiki, kuko nimuza no gusoma muri Yesaya igice cya mbere, tubona uburyo Imana ivuga uburyo idakeneye amaturo yabo kundi, idakeneye amaboneko y'amezi yabo kundi, idakeneye ibibyibushye byabo kundi, kuko nyine ibyo byose bikora ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Rero bavandimwe, nkuko nakomeje kubibabwira, ikintu gikomeye tugomba kubanza kunotisinga aha ngaha nuko uwaje gutura akwiye gutekereza neza kugeza aho amenye neza cyangwa asesenguye neza, akamenya uwo yacumuyeho, akajya gukora iki, akajya kumureba. Kandi aha ngaha ntabwo ibyanditswe bivuga ngo none numara kumutekereza bigarukira aha ngaha, kuko hari ukuntu dukunda gusomaho muri Matayo 18. Iyo usomye Matayo 18 ubona ikintu cy'uko rucumura kuri mwene so, urumva noneho ngo mwene so azaza kumenyesha icyaha cyawe, namara kukikumenyesha ukanga kwihana, uwo nguwo mwene so aguteza abandi bavandimwe. Reka ngaha turimo kubona Imana ntabwo no kuvuga ngo utegereze ko mwene so aza kumenyesha icyaha cyawe. Ibi ni ibintu bisa nkaho byishe muri iki cyanditswe umuntu adashobora kumenya, urumva. Ushobora kuba wicaye aho uvuga ati as long as umuntu ataraza kundeba nta cyanditswe nyize nico, kuko Matayo 18 illustrating ivuga yuko akwiriye kuza gukora iki, akamenyesha icyaha cyanjye. Mpamvu atamenyesheje icyaha cyanjye se ikibazo kiri he? Ariko aha ngaha ijambo ririmo kuvuga ngo n'urigiye gutanga igitambo cyawe ukibuka yuko hari icyo mwene so mupfa. Aha ngaha ari kuvuga ngo utegereze ko mwene so aza gukubwira icyaha cyawe, ubone gukora iki, ubone kureka ituro ryawe. Ngaho ngo nutekereza mwene so ko mufite icyo mupfa, ukora iki, ugende wiyunge nawe. Ukuriye kugenda ukamushaka, ugashaka uburyo bwose, as long as uburyo bwose possible bushoboka kugira ngo uyunge nawe. Yani magambo bitagenze bityo ntago ngo Imana ngo izijyana yemwemera igitambo cyawe.
ituro ryawe ntabwo ushobora kwemerwa imbere y'amaso y'Imana. Ibi bintu ndi kubivuga ariko ndashaka ko tuza kureba background y'ibi bintu nk'uko nakomeje kubibabwira mu gitabo cya Samuel wa mbere iki cya 15 umurongo 22. First Samuel chapter 15 verse 22. Samuel wa mbere 15:22 haravuga ngo Samuel aramusubiza ati, aha ni Samuel yasubizaga Sawuli, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Iki cyanditswe ndashaka yuko tuza kugisoma ahubwo tukagisomera no muri context yacyo cyangwa muri background yacyo, tukumva mu by'ukuri ibi bintu Imana yarimo kubwira Sawuli inyuze muri Samuel. Ngo Uwiteka, ngo mbese ni ikibazo kiri rhetorical, ngo mbese ngo Uwiteka yishimira ibitambo byoswa ngo n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Ngerega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Ndashaka ko tuza kumva background y'iki cyanditswe ahantu giteretse n'impamvu ahanga Samuel yabwiraga n'amagambo Sawuli. Iyo dusomye duhere ku murongo wa 16, akadore ku murongo wa 16, haba ngo nuko Samuel abwira Sawuli ati, uba uretse mu yandi magambo ahangaha Sawuli yari afite amagambo menshi arimo kwireguza ku bintu yakoze kandi bidahuye n'ubushake bw'Imana. Twagenda twumva story yose mino mirongo mikenya ngiye gusoma. Ngo ba uretse nanjye nkubwire, ibi ni Samuel urimo kubwira Sawuli, ngo uretse nanjye nkubwire ibyo Uwiteka yaraye ambwiye iri joro. Mu yandi magambo aha ni Samuel Imana yamutumye kuri Sawuli amubwira amagambo ameze atya. Aramubwira ati ivugire. Uwo ni Sawuli abwiye Samuel ati ivugire. Samuel aravuga ati, mbese nubwo wigaya ntiwagizwe umutware w'imiryango ya Isirayeli? Uwiteka niyakwimikishije amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli kandi akagutuma muri urwo rugendo akakubwira ati, genda urimbure rwose abanyabyaha b'Abamaleki ubarwanye kugeza aho bazashirira. None se niki cyaguteye kutumvira Uwiteka ukikubitira iminyago ugakora ibyangwa n'Uwiteka? Aha ni Samuel urimo kubaza Sawuli. Sawuli abwira Samuel ati, ariko kumvira numviye Uwiteka, nagiye muri iyo nzira yanyoherejemo, nzana Agagi umwami w'Abamaleki, n'Abamaleki ndabarimbura rwose, ariko abantu nibo benzeho intama n'inka zarutaga izindi ubwiza muzarimburwaga, kugira ngo babitambirire Uwiteka Imana yawe i Gilgali. Samuel aramusubiza ati, wa murongo twasomye, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Gerega kumvira kuruta ibitambo. So bimeze bite? Reka mbibasobanurire. Aha tubona Sawuli Imana imutegeka yuko akwiye kujya mu Bamaleki kuko bari abanyamahanga. Imana itegeko yamuhaye ni ukubica bose akabarimbura. Kandi si ukubica gusa, ahubwo ngo n'ibintu byose bari batunze, inka, izingizi ibitazi z'abagiye basigaza, byose nta giciro kimwe akora iki basigaza. Sawuli aragenda akora iki? Arabica, afata n'umwami witwaga Agagi wari umwami w'Abamaleki, nawe aramurimbura aramwica n'abandi bantu bose. Ngariko ngo hari inka ngo zarutaga izindi ubwiza, ngizo ngiza akora iki? Ngo arazisigariza, ngo kugira ngo azakora iki? Ngo kugira ngo azazitambire Uwiteka. Nani magambo mwumve ukuntu bimeze. Anga ukuntu bimeze, Sawuli arimo kwibwira yuko kuba yatambira Imana igitambo cyiza bifite agaciro kurushaho gukora iki? Kurusha kumvira Uwiteka. Imana yamubwiye ati, ibyo nagutegetse ni ibi ngibi, genda wice kana giciro cy'umusigaza. Undi ati, nyamara no ibintu byabera Imana, nje nta bisigaza nkaza gukora iki? Kaza kubitambira Imana. Arabisigaza akora iki? Arabitamba. Nani magambo uyu nguyu we yafashe nyine ugucyanuka kw'Imana cyangwa ibyo Imana yamutegetse aburutisha gukora iki? Gutamba ibitambo. Nani magambo uyu muntu umutima we urumva uri righteous, urumva uri umutima utunganye, yirengagije ibyaha kuko afite ituro runaka akoze iki agiye guha Imana. Akavuga ati, uko byagenda kose iyi Imana ndamuka nyihaye izi nka zimeze gutya zirusha ubundi bwose bwiza, nta kuntu yabona ko ari icyaha kuba naretse kuzica. Rero nubwo Imana imubaza ati, mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo. Iyi niyo context y'iki cyanditswe abandimo. Rero icyo tubona mwahanga Sawuli yibiraga ko kuba ari buze gutamba intama n'inka zarutaga izindi kuba nziza biraza gutuma Imana itita kukubaha kuko yanze kumvira Imana.
ko ibyo niyo byari gutwikira ibyaha byiwe, ariko ibyanditswe bigaragaza yuko atari ko Imana ikora iki, atari ko Imana ibibona. So bavandimwe, ibi neza turimo kubona muri Samweli wa mbere igice cya 15 umurongo wa 22 nabyo Kristo arimo kubwira n'abafarisayo ndetse n'abantu bose bamurebaga, akababwira ati ibitambo byiza uko byaba bingana gute niba afata u Rwanda rwose ukaruma, ariko umutima wawe wuzuyemo ubwanzi, wuzuyemo uburakari, wuzuye kubonamo mwene so kari igicucu n'ibindi byose, ibyo ngibyo ntacyo bimaze imbere y'amaso yanjye. Ibyo ni ubusa, ibyo ngibyo ni umwanda. Bene magambo over the weight matter, umva ikiremereye ahangaha nuko ugira umutima uboneye kurushaho n'ibitambo. Iyo dusomye muri Zaburi ya 66 umurongo wa 18 haba ngo iyaba ini Dawidi iyaba naribwiraga ibyo gukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntaba anyumviye. Bene magambo iri disposition y'umutima wa Dawidi irimo gutanga ibitambo, akavuga ati igituma Imana inyumvira nta kindi uno mutima utunganye, ngo kuko ngo yanze ko mfite ugukiranirwa mu mutima wanjye, Uwiteka ntabwo yari kuba akoze iki, ntabwo yari kuba anyumviye. Rero bavandimwe, dore icyo Kristo arimo kubwira no bantu, arimo kubabwira ngo mwebwe bafarisayo mwirirwa mutamba ibitambo uko bwije nuko bukeye, wowe wirirwa wirata yuko ngo ibyo ubonye byose utangaho icya 10, wirirwa wivuga yuko buri gihe cyose ugiye mu rusengero uyiriza 2 mu cyumweru, ibyo ntacyo bimaze mu gihe cyose ugifite mu mutima wawe cyangwa ugifitanye ikibazo na mwene so cy'ubwoko bwari bwo bwose. Rero bavandimwe, ahangaye ikindi kintu dukwiriye kumva nanone, ntahangare mu kuvuga ngo tamba igitambo cyawe, numara gutamba igitambo cyawe ugende wiyunge na mwene so. Hari ibintu nakomeje kubonamo nyine tukanafata na applications. Icyambere twaje tubonamo twabonye yuko weho ubwawe ntago urimo kuvugwa, it's not all about you, it's about your neighbor. Ntago ari weho ufite umuntu afite ikibazo, ahubwo wowe ufite ikibazo. Ikindi cya kabiri twaje tubona yuko atari mwene so ugomba kuza kukureba ngakumenyesha icyaha cyawe, ukwiriye kugenda mwene so atarakora iki, ataraza no kukumenyesha icyaha cyawe. Ikindi cya gatatu dukwiriye kubona mwanga, iki cyanditswe ntabwo kivuga ngo banza utange ituro ryawe, numara kuritanga ugende wiyunge na mwene so. Icyanditswe kiravuga ngo banza wiyunge na mwene so ubone gukora iki, ubone gutanga igituro cyawe nako ituro ryawe, ntabwo iri vice versa. So rero bavandimwe nuko bimeze. Rero ibyanditswe mu kuvuga yuko igihe cyose ugiye imbere y'amaso y'Imana, ugiye ku gicaniro cy'Imana, ngo ukwiriye kugenda ufite umutima utunganye, umutima utimenya ikibi. Icyambere hanga kirimo kuvugwa ngaha kwiyunga na mwene so, ibi kigize nanone ntago ari kuvuga ngo okay runaka twari tufitanye ikibazo, nuko tumaze kumenya ko mfitanye ikibazo nawe ndagiye ndamubwiye ngo mbabarira. Hari ukuntu nyambibuko tukiri batonya, ari ukunyina ababyeyi banga kubwira ikintu aho batigenda banze wiyunge nuriye. Icyo kintu rero kumvura gishaka cyane kandi ukumva ugomba kukibona, aho ukajya kwiyunga n'uwo ngo wahemukiye atari uko ufite umutima wo kwiyunga nawe, aho kushaka cya gihembo ukahita ugenda ukahita umureba ngo wambabariye se, hanyuma akahita kubabara ukahita ugaruka akahita guha icyo washakaga, bigasa nkaho nyine ari umugenzi runaka kugira ngo uvuge ayo magambo. Bavandimwe, nimo twakomeje kubibona ahangaha, ntabwo Imana irimo kuvuga ibintu by'ibikorwa bigaragara inyuma. Imana irimo kuvuga disposition y'umutima w'umuntu ahantu uri. Rero uku kwiyunga na mwene so, icyambere bavandimwe ni ukwemera rwose ko wakoze icyo wacumuye. Bene magambo ni ukumva iyo guilt, ni ukumva umutima wawe yuko koko ubabajwe n'icyaha wakoreye mwene so. Biroroshye, ibintu bisanzwe no muri bene data bagiranye ibibazo tugapanga sessions zo kwiyunga. Umuntu akaza rwose akicara akavuga ati rero nakoze ibi n'ibi katwiyunge birangire. Ariko that does not matter. Ibyo ku bantu twavuga yuko igikorwa cyarabaye, abantu bariyunze byararangiye, ariko imbere y'amaso y'Imana ntabwo uko biri. Bavandimwe, ahangaho kwiyunga na mwene so, icyambere birimo kuvuga ngo bene ambere kubanza kuri organizinga, kuko ntabwo ujya kwiyunga n'umuntu utazi ko wahemukiye, nuko banza ukemenya n'umutima wawe yuko wakoze iki, yuko wahemutse. Iyo umuntu yumvishe ko yahemutse cyangwa yacumiye ku mwana cyangwa yacumiye kuri mwene se, nabwo yumva koko ndimo navuga ngo iyo willingness yo kugoinga father kure hose bakora iki bishobora kuba byasabwa kugira ngo yiyunge na mwene se. Impamvu utiyunga na mwene se nkuko bikwiye nuko utumva uburemere bw'icyaha cyawe. Nyine this is the equation. Nema ngewe umwira ngo nakoreye mwene data icyaha, nge ntumva ko ari mwe ko namukoreye icyaha, nge nzagenda nyine bimubwire birangirira aho ngaho. Nunambwira ngo rero uko kwiyunga kwawe ntabwo wabikoze mu buryo bukwiriye, kuko wakoze ibi n'ibi, azakwemeza uburyo bwose yiyunze nawe, kuko uwo muntu nyine ntabwo yumva n'uburyo aribuze kugoinga father kugira ngo reconciling cyangwa akore iki, yiyunge n'uwo muntu.
ariko umuntu wabashije kumva uburemere bw'icyaha kiwe noneho akanareba ubwo buremere bw'icyaha kiwe kuri standard yo gucyanuka kw'Imana, uwo ni wa muntu bavandimwe wowe witeguye kugoyega father as it can be. Ni umuntu umeze nka Zakariya nako Zakayo dusome inkuru y'uyu mugabo witwa Zakayo muri Luka 19:5. Zakayo uyu ni umugabo uri umukoresha w'ikoro ngo ukomeye cyane, ngo yifuje kureba Imana, ngo kubera ko ngeri mugufi cyane abona ko atari buze kureba Imana, yigira inama yo kurira igiti, kuko nyine nyurira igiti ahari haza kureba Imana, kuko igiti cyo ni kirekire kuruta abantu. So iyo turisomye muri Luka 19:5 haravuga ngo Yesu ahageze arararama, ubwo urumva kurarama arimo kureba Zakayo mu giti. Aramubwira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira nezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo ahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuharira ndabimuriha kane. Mene magambo namuha ibyo bintu namwibye nkube kane. So mene magambo uyu muvandimwe nyuma yo kumva ikibi yakoze byari byoroshye ko nyine yumva ko he can go any further, yaje kuri hose ashoboka kugira ngo abashe gukora iki, abashe kuri counseling na mwene se. Urumva ko byari koroha ko yavuga ati ndaza kwishyura n'ubundi yakoze cyo nagutwaye, ariko kurenzaho nugaragaza uburemere bw'ikibi yakoze n'uburyo ko afite uwo mutima witeguye rwose ko wakora iki, ko wakiyunga na mwene data. So rero mu gihe cyose udafite uwo mutima ubasha kubona uremere bw'ibyaha byawe n'ububi bwawe, ntabwo ushobora kumva koko uburyo ushobora kuri counseling na mwene se. Ibyo ngibyo ntabwo bishoboka na gatonya. Bizaba umuhango, abantu bazahura, abantu bazavuga ko biyunze, birangirira aho ngaho. Ariko bavandimwe umuntu amaze kubona umunyabyaha bwe n'uburyo yacumuye, n'umuntu azigira wo weary, n'umuntu azigira ugira umutwaro wo kwiyunga, ahubwo azumva ibyo byo n'ibikene yanagakoze ikoze iki birenze ibyo ngibyo. Kuko ino disposition Imana irimo kuvuga ahangaha, irimo kubwira umuntu wese ugiye gutanga ituro ryiwe, uwo ni umuntu witeguye gukora igishoboka cyose, kuko uwo muntu arabizi yuko atagikora ntagashobora gusabana n'Imana yiwe. Nimba ukunda Imana, nimba wifuza gusabana n'Imana, nimba wifuza kuramya Imana, nyine urabizi yuko there's that barrier udashobora kukwemera gukora iki, kuramya Imana. Kuko if you have the heart that loves God, nanone uri umuntu witeguye kugoyega father at all cost kugira ngo ubashe kuri counseling na mwene se. Rero iki ni Imana irimo kuvuga. Nimba urimo mwene so umwenda ukawishira wose, nimba hari kosa wakoze, ugomba kugenda ukaryatura abavandimwe, regardless who you are, regardless your status, utitaye kuri we, ku bushobozi ufite, ku bwenge ufite, imbere y'amaso y'Imana uko twese tumeze, ukagenda ukaturira mwene se icyaha cyawe ndetse ugakora iki, ukamusaba imbabazi. Mu yandi magambo uko bigushobokera kose, kuko ibi byanditswe bivuga bitya, ntawe twirengagiza yuko hari umuntu uri stubborn, ari umuntu uri willing to give forgiveness, utiteguye gutanga imbabazi. Ariko bavandimwe ahangaye byanditswe mugaragaza yuko wowe ukwiye kuba uri ready ndetse witeguye kujya kure hose hashoboka kugira ngo ubashe kwiyunga na mwene so mu gihe wakoze iki, mu gihe muhemukiye. So ndimo ndasoza rero, hari umuntu wahita wibaza akavuga ati se kumba noneho emphasis igiye mu mirimo myiza kuruta kuramya Imana. Kuko ndimo gutegura kino cyigisho nakomeje gutekereza icyo kintu. Nyine umuntu ashobora kuvuga ati none ndabona ibintu bigiye kuba imico myiza kwiyunga na bene data kurusha kuramya Imana. Hari uwavuga ati ese ko tubona noneho igisate cya mbere cy'amategeko kitacyitaweho, kuko iyo turimo kubona amategeko de Decalogue, amategeko ane ya mbere ni amategeko ajyanye n'imibanire y'umuntu n'Imana. Hanyuma andi mategeko ya nyuma 6 ni amategeko ajyanye n'umuntu, imibanire y'umuntu hagati n'undi mugenzi wiwe. Hari uvuga ati ndabona noneho amategeko nyine like icyo gisate cya kabiri cy'amategeko cyaba elevated cyangwa cyazamuwe kusha cya gisate cya mbere cy'amategeko y'Imana n'amategeko ane ya mbere y'Imana. Mbese bya bimeze biti? So birashoboka ari umuntu gutyo ati after all ndabona noneho ikiye kurangira ari kwiga twiyunga ntabyo kuramya Imana ntaki. Ariko igisubizo njye natanga ni iki ngiki, nuko kuramya Imana gupfuye kandi ari impfabusa mu gihe cyose ufite icyo utumvikana na mwene se. Reka ne ibintu mbere ku buremere bwabyo. Muri Yohana wa mbere cya 4:20 haravuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana
akanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Bene magambo, it is simple like this. Umuntu avuga ko akunda Imana ariko yanga mwene se, umuntu umunyabinyoma. Aha gukunda Imana wabyikwetinga no gukora imirimo yose y'idini, kwa kujya worship, kwa kujya gutanga ituro ryawe, ibyo bintu byose nuramuka ubikoze ngo wanga mwene se, ngo uri umunyabinyoma. Ibyo byose ni ikintu n'imfabusa. Muri mu Bikorino ba mbere 13:3 haravuga ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo mwikwe, ariko singire urukundo ngo ntacyo byaba bikoze iki, ntacyo byaba bimaze. Bene magambo, uramutse ubizi yuko nta rukundo na ruke ufite, uri umuntu ufitanye, uri umuntu wanga mwene so, urakarira mwene so, nyine uri umwicanye nk'uko twaje tubibona mu byanditswe, ariko ukaba uri umuntu wagaburira abakene bose bo kwisi, ugatanga ibyawe byose ngo nawe ubwawe ngo ukitanga ngo wicwe, ibyo ngibyo byose byaba ari iki? Byaba ari imfabusa. Rero bavandimwe, ahangaha ntabwo turimo kwelevatinga igisate cy'amategeko amwe cyangwa tugabanye uburemere bw'ikindi gisate cy'amategeko, ahubwo nugaragaza uburyo iki kimwe kitabayeho n'ikindi cyose kiba ari iki, kiba ari imfabusa imbere y'amaso y'Imana. So bavandimwe rero, ubwo mvuga bino bintu ni ibintu bikomeye cyane, kandi ibintu mbona biri applicable, cyangwa navuga yuko bitureba cyane nka bene data. Hari ukuntu twiga ibintu ukavuga ati ariko ibi ni ibintu nyine mbonemo kugenda birimo gushutinga neza the core of our hearts, mu mitima yacu. How many times ni kangahe tujya mu materaniro mu gitondo twabanje kwisuzuma ngo tumenye yuko mwene data nzi ko afite ikibazo n'inze nawe. Who can dare akazamura ukuboko akavuga ati ngiye buriya nijoro yangiye kuryama mbizi ko mu gitondo hari amateraniro, ndabanza nkicara ngatekereza nibura mwene data nzi ko twagiranye ibibazo, nkiyunga nawe, nkikiranura nawe nindi. Okay, icyo ngicyo reka ngiveho, wenda ibyo ngibyo biragoye nta muntu ubikora, ahubwo se ninde noneho basi bigora kujya kubikora, ariko basa kumva afite guilt, akumva niba afite umutima arimo kumubwira yuko yahemutse. Urumva, kuko izo zose ni degrees. Hari umuntu utabikora yego, ariko hari n'undi we noneho inamidiste yo kuramya Imana umutima urimo kumurya avuga ati nahemukiye mwene data. Nabyo sinzi nimba hari umuntu bibaho, ahubwo nyine twebwe we just come as we are with no guilt, nta kibazo, suko turi intungane, suko abantu bose twabanye neza, tukaza ngo duzokora iki, gutuje kuramya Imana. We sing hymns, tugasenga, abashoboye bagatanga amaturo yabo, yewe ababishoboye bagahabwa n'agatuti bagakora iki, bakigisha. Ariko bavandimwe, this is done in vain. Nyine our worship will not be acceptable unless dukora igishoboka cyose kugira ngo twiyunge na bene data. Ibi ubwo ndi kubivuga ntabwo, I'm not speaking my idea, this is not my opinion. Ibi ni biri mu ijambo ry'Imana. Bene magambo, iyo worship idashingiye kuba umutima wawe utunganye, kuko ibyanditswe tumaze igihe turimo kwiga muri Ephesians chapter 3 hakomeza hifasizing ikintu cya unity muri worship y'abizera, hagaragaza uburyo nyine icyo kintu kitabayeho n'uko kwiza ukuramya kwacu ntabwo kuriho. Umubatizo n'umwe, umwuka n'umwe, ibyiringiro ni bimwe. Bene magambo, iyo unity niza gutuma koko iyo worship iba acceptable imbere y'amaso y'Imana. So rero ahangaha harimo kutwereka nyine kino kintu umuntu wese akwiriye kuba soba igihe cyose arimo gukora kino gikorwa. Ahangaha it's not all about gutanga ituro. Christ was speaking generally in terms of worshiping God, kuko twari tubona yuko kiriya nyine cyari igikorwa cyo kuramya Imana. Rero igihe cyose urimo kuramya Imana, dore nguko nyine ukwiriye kubukoza iki, ukwiriye kubutekereza, ukwiriye gukora ibishoboka byose kugira ngo wikiranure na mwene so mbere yuko ukora iki, mbere kujya kuramya Imana. Jewe nanone nshingiye kuri ibi byanditswe, ntabwo natinye no kuvuga yuko impamvu y'amasengesho menshi adasubizwa. I'm not speaking in terms of God's sovereignty, ndi kuvuga in terms of human responsibility. Impamvu y'amasengesho y'abantu rimwe ashobora kuba atanasubizwa nuko aba bantu n'igihe cyose barimo gusenga Imana, basenga Imana n'imitima yabo ikoze iki, idatunganye Imana. Uku niko kuri kw'ijambo ry'Imana. So rero bavandimwe, ahangaha Imana irimo kuvuga kino kintu ngo nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahebukira mwene se uko afite icyo mupfa, usiga ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere kugaruke utange ituro ryawe. Full stop. This is the inspired word of God. Ahangaha
ntabwo ari ijambo tuvuga ngo ni igishushanyo dushobora kuba twakuramo bino. This is a principle, twakuramo applications. This is a principle at the same time an application. Ahangaha byose bikoze cyangwa byose birimo. Ubundi iki cyanditswe kirangije kuba njye naza nkagisoma twahita dutaha ntagitanze ibisobanuro byinshi kuko ubwacyo nyine kiri clear, kiri vivid, kirimo gutanga ubusobanuro nyine ubwacyo. Rero bavandimwe, dore nguko bimeze. Icyama koko Imana ikaduha koko uyu mutima. Cyama Imana niduhe gutuza kugeza igihe koko twiyunze na bene data igihe cyose tuzi yuko twakoze iki, twabacumuyeho. Icyama nimba ufite urwango rwa mwene so, ukomeze witwe iki cyanditswe kivuga yuko udashobora gukunda Imana utarabonesha amaso mu gihe wanga mwene so. Ubuswe yuko wanga mwene data ari umwicanyi, kandi abicanyi batazaragwa ubwami bw'Imana. Niko ijambo ry'Imana rikoze iki, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ibyo wakora byose ngo niyo wakitanga ngo utwikwe, ngo niyo wagabura bari mu isi bose udafite urukundo, ibyo byose ni iki, ni impfabusa. Urukundo impamvu ndi kuruvuga ni uko urukundo ni opposite y'ikintu turimo kuvuga cyo kwica, cyo kurakara n'ibindi ibyo aribyo byose. Rero bavandimwe, cyangwa Imana ikadufasha koko uhereye none koko bino bintu tugakomeza tubitekerezaho, ikaba a daily practice. Ntabwo ijye kuba umugenzo w'itorero wo kuvuga ngo tujye tubanza twicare ku ruhande tuvuge tuburese abanze yitekerezaho. This is not a church tradition. Ahubwo iki ni ikintu kireba uwizera wese. Igihe cyose ugiye kuza mu materaniro uhereye nijoro, cyangwa ikaba ari practice y'umuntu wese witwa ko wizera. Apana service abizera bose, kuko ni ijambo ry'Imana reba abantu bose. Nimba ufite mwene so ushaka uburyo bwose wikiranura nawe, kuko ibyanditswe bivuga yuko niyo ituro ryawe wawigejeje ku gicaniro n'umutambyi ari ready kuryakira no kuritamba, ngo uteke hasi nuko bivuze ugende. Bari magambo nkomeza kubabwira, Imana ntabwo yishimira ibitambo kuruta umutima ukoze iki, umutima uyubaha. Reka nsenge. Mwami Imana, shimirwa ijambo ryawe twigishije uyu munsi. Mwami, koko ijambo ryawe ni inkota ityaye y'abugi abiri. Ijambo ryawe Mwami ni umucyo koko umurika hatabona aho umwijima uba. Ubwo dawe tuvuga ibi ntagiye no ku bandi, nanjye ubwanjye umutima wanjye urantsinda. Unyereka uburyo Mwami iteka ryose nitwa ko ndi kukuramya, ariko ndi kukuramya mu buryo buri vain. Dawe rero icyama kuko duha imitima yo kwinira, ko duha Mwami ko guhora twibutsa kino kintu yuko uwanga mwene se ari umwicanyi, ko udakunda mwene se akavuga ko akunda Imana ari umunyabinyoma, aba arimo kwibeshya. Kibyo twakora byose Mwami ari impfabusa. Bityo rero uduhuye umutima koko wo kwicyanwa na mwene data. Mwami n'ubushima mu minsi imbere uzakomeza twereka uburyo dukwiye kwicyanwa n'abantu bose bigishoboka Mwami. Twicyanwa na mugenzi wacu tukiri mu rugendo ngo ataradushyikiriza umucamanza, hamwe tuzajya tudafite uburyo bwo kwiregura cyangwa bwo kwikiza. Mwami, icyama tukicirana na bene data bigishoboka, kugira ngo koko Mwami ibitambo byose tugutambira ari ibitambo by'ukuri, ari ibitambo biri holy, atari ibitambo Mwami byandujwe n'ingeso zacu n'urwango rwacu n'ububi bwacu mu mitima yacu. Bana natwe mu izina ryawe nsinze nizeye. Amen.